karere ka Kamonyi yaje kwibuka azitwaje ifoto y'uwanze kwica abatutsi. Nsengiyumva Emmanuel wo mu karere ka Kamonyi ubwo muri umwe mu mirenge yo muri aka karere hari habaye igikorwa cyo kwibuka, yaje yitwaje ifoto avuga yuko ari uwanze kwica abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Uyu wanze kwica abatutsi yaje kuba nyuma yaho. Uyu mugabo rero yaje kumurata ubutwari yagize muri icyo gihe, hanyuma anashishikariza abitabiriye iki gikorwa kugira umutima w'ubutwari, kugira ubumuntu ndetse no kwimakaza amahoro. Yagomeje atanga urugero kuri uyu muntu, ashishikariza bamwe mu rubyiruko kutijandika ibikorwa bitandukanye bishobora kugira ingaruka ku bantu bagenzi babo cyangwa se ku bantu batandukanye. Ibi kandi yabitangaje nyuma y'uko twari tumaze igihe turi mu cyumweru cy'icyunamo cyangwa se cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Nsengiyumva Emmanuel yagomeje atangaza ko uyu muntu yari imfura cyane, aho atari mu ruhande rw'abahigwa, ahubwo yari mu mutwe w'interahamwe gusa we yanze kwica, hanyuma ahubwo ahitamo nyine kujya ahisha bamwe na bamwe, abandi akababurira ko baje kwicwa. Nubwo nyuma yaho yaje gutabaruka, ariko bigaragara neza ko yaje gusiga umurage w'ubutwari ndetse no kugaragaza ko intwari zikiriho, kwitangira abandi, kutijandika mu bikorwa bibi, urukundo ndetse n'impuhwe nibyo byamuranze. Uyu mugabo rero yakozwe n'amarangamutima, agomeza avuga yuko iyi foto kwihangana byamunaniye, hanyuma arayizana kugira ngo yereke abandi bantu urugero rwiza rw'umuntu wagize igikorwa cy'ubutwari cyo guhisha bagenzi be, ndetse akanagaragaza neza ko abantu nk'aba bahari. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro bya Taifa Rwanda. Uyu munsi natwe yasoreje. Komeza dukurikirana umunsi ku wundi, wibuke kureba handitse sabone uhakanda cyangwa se subscribe mu cyongereza. Ndabashimiye cyane, Imana ibarinde kandi ikomeze ibane namwe.